iyo mvugo yawe isa nk'iyumvikanisha ko umugabo ari ubuzima bw'urugo, ariko hanze aha hari abagore batari bake batabyumva gutyo. Bavuga bati oya ntunkange, twahuye twese dukuze, nta utari uzi kwitamika n'iki n'iki, ntacyo uri cyo, mbega ntagufite ubuzima bwakomeza. Oya ntabwo sindi muzi ibyo nashaka kwita mu myumvire y'abantu ko bafata ibintu haba muri kamere zabo cyangwa mu bumenyi bafite. Umugore udahuza sinzi ukuntu ntibubivuge, utareba uburyo movumenti z'umuryango uko zikora, yabasha kuvuga ibyo abonye byose. Niwe wanavuga ngo ntagufite nabaho. Hari ibintu njye nabonye wenda uretse yuko sinzi uko mbyumva niba ari nako n'abandi babyumva. Nabonye abasore benshi, abasore benshi basaziyaho, uretse ko n'abakobwa bahari baba basaziyaho, ariko umukobwa wasaziraho asenga Imana na rubanda bamuvuma bati cyaragumiwe, sibyo? Ariko umuhungu wabikora ku bushake, sibyo? Nubwo mugiye mfashe umwanzuro, ntabwo nzubaka urugo, niba ari no kubyara nzagenda byara hanze n'iki, ugasanga afite abana n'iki, we yafashe umwanzuro wo kutagira urugo, ariko umugore byabayeho.